nonge kuguha ikaze wowe ubana natwe makuru yacu agiye atandukanye cyane cyane avugwa mu karere diplomasi umutekano ndetse n'intambara mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, tugiye kuba twamenya amakuru yimbitse cyane cyane ku ntambara yahangayishije ubutegetsi bwa Kinshasa mama 23 ubwo ndavuga M23 AFC ndetse n'abafatanyije na leta FC. Birumvikana harumvikanamo Wazalendo, akabamo Mai akabamo FDLR, hakabamo uruhande rwa leta FDNB bacanshura Blackwater ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Niyo makuru tugiye kuza kuba twibandaho. Hari ibitero bikomeye cyane muri Masisi byaje ko biragwamo n'umusirikare ukomeye cyane muri M23, ariko so nyine kubera ko muri Bidegu Gakenke ndetse na Karingi hafi za Barakari ibitero karabutaka bikomeye cyane byaje kuba byahaba. N'imirwano ikomeye cyane, drone zaje kuba zikora ibintu biteye ubwoba cyane, ariko nanone indege karabutaka gati gatandatu ya FARDC cyangwa se y'uruhande rwa Kinshasa yaje kuba irakora ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba cyane ku rugamba. Niyo makuru tugiye kuza kuba twakwibanda, ariko nanone M23 cyangwa se M23 mu nzira iba yagana Uvira cyangwa se yo kwigarurira ibice bya Uvira. Ibyo byose nabyo tugiye kuza twabirebaho. Ni iki gitumye tukubwira yuko M23 iri mu nzira yo kuba yafata umujyi wa Uvira cyangwa se yagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Uvira ikaba yawusubirana mu maboko yawo? Ibyo byose nibyo tugiye kuza kuba twinjiramo muri rusange muri aya makuru yacu. Mwombona ngaye Sinaboy Maramu na Shene ya Songo ya Soro Kivu update. Ikaze mu makuru yacu, umuyoboro wonyine wizewe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Dusoje abantu bari mu Burasirazuba burengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, i Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi muri rusange. Nyemerera tuguha ikaze muri aya makuru yacu. Amakuru yacu ariko nanone turahera muri Masisi, habaye ikintu gisa nk'igiteye ubwoba cyane. Abarwanyi karabutaka ba Wazalendo bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa baje kuba bagaba ibitero karabutaka. Ni ibitero bikomeye cyane byaje kuba biragabwa muri Masisi mu ijoro ryakeye, aho abantu bagera kuri 3 baje kuba babigwamo. Ni ibitero bikomeye cyane M23 yagabweho, aho Wazalendo yagabye igitero na support ikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa FARDC. Hariho drone karabutaka zikomeye cyane zaje kuba ziramisha ibisasu cyangwa se zaje kuba zirasa ibisasu bikomeye cyane mu gace ka Masisi kitwa Rushebere, kaje kuba karigabwa ibi bitero ndetse karanibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Umuriro waje kuba urahaka ku buryo ubukomeye cyane. Abasivile bagera kuri 2, umusirikare wa M23 bose baje kuba bararaswa cyangwa se baraswa amasasu akomeye cyane, baza kuba bari buhagwe. Amaduka agira kuri 3 yaje kuba asahurwa ku buryo bukomeye cyane, harimo pharmacy ndetse n'iduka ricuruza inzoga n'amaduka asanzwe yacuruza ibiribwa. Niho rero haje kuba haragabwa ibitero kurusha handi hose, ariko n'ubundi n'ahandi cyane cyane kuri defense za M23 aharinze, kubera ko bimwe mu bice birinzwe n'abitwa local defense ba M23 nibo baje ko bararaswa bikomeye cyane, baraswa amasasu menshi cyane, ndetse M23 yaje kubona umusada nayo igerageza gutabara igaba ibitero bikomeye cyane, iza kuba yigize inyuma aba Wazalendo bari bagabye igitero karabutaka ndetse babaye bashyize M23 mu mazi abira. Rero ni mu gace ka Rushebere gerereye muri Katari, naho muri teritwari ya Masisi cyangwa se muri Masisi centre muri rusange, akaba ariho Wazalendo zaje kuba zigaba ibi bitero karabutaka byari bikomeye cyane ku rwego ruhambaye. Ariko nanone byaje kurangira M23 ikoze icyo twakwita nko gutabara cyangwa se kuba yasubiza inyuma aba barwanyi ba Wazalendo batari bafite igaruriro cyangwa se bari bateje umutekano umukeya muri ibi bice. Nakubwiye ko muri ahitwa muri Minembwe, Bidegu ndetse n'ahandi hari imirwano ikomeye cyane. N'imirwano karabutaka, n'imirwano nibura yaje kubiragwamo abantu benshi cyane, kubera ko ari gukoreshwa imbunda nini ndetse n'intoya, cyane cyane imbunda ziremereye. Imbunda karabutaka zaje kuba zikoreshwa muri bino bice n'ubundi ngiye kuza kuba nkubwira, kubera ko indege karabutaka ya Rokobuteri cyangwa se kati gatandatu yari ihari, kubera ko ni drone nako donc ni kajugujugu ikoreshwa mu ntambara, cyane cyane aho Kinshasa iri gutsindwa cyangwa se ku mirongo y'urugamba kuri front line, aho Kinshasa ibona ko ifite intege nkeya yifashisha iyi Rokobuteri ikagaba ibitero bikomeye cyane ndetse no kuvuburira amayira abarwanyi bayo Wazalendo FARDC FDNB ndetse
n'abandi yaje kuba ikoreshwa muri bice ndibuze kubwira muri Gakenke Bidegu Mikenke ho hari imbunda ntoya ndetse n'inini ndetse haje koreshwa ahitwa Kamikazi hano muri Mikenke ndetse na Gakenke mu bitero bikomeye cyane FARDC n'abafatanyije Wazalendo abacanshuro ba Blackwater ndetse na FDNB noneho yashyize imbaraga zikomeye cyane muri bino bice ikaba ariho iri kurwana ku rwego ruhambaye imbunda nini ndetse n'intoya zaje kuba zumvikana ahangaha ariko bamwe mu barwanyi ba FARDC na Wazalendo baje kuba bahagwa ku buryo bukomeye cyane kubera ko amakuru yizewe neza nuko M23 cyangwa se M23 yaje kuba ibona umusada uza kuza kuba ibatabara cyane cyane wari uvuye ngo muri Minembwe baza kuba bahashya cyangwa se baza kuba bakubita birukankana FARDC Wazalendo FDNB ndetse n'abandi ubutareba inyuma. Ayo rero akaba ariyo makuru twari turi gukura ahitwa muri Minembwe ndetse n'ahandi, ariko igihari kizewe neza nuko muri Bukavu ahitwa Kamanyora M23 ngo itangiye gupanga ibitero karabutaka, itangiye gupanga imirwano karabutaka ndetse itangiye kuhashyira imisada ikomeye cyane kubera ko hamaze kuba hagirwa za BM21 zigera kuri 3 zose. Haje kuba bashyirwa ikicaro cyangwa se haje kuba bashyirwa ikigo gikomeye cyane defense ihambaye, haje kuba bashyirwa ibikoresho karabutaka, imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zitoroshye za artillery zo ku rwego rwo kugira ngo habe hagabishwa ibitero bikomeye cyane ahitwa Ruvungi ndetse no mu bindi bice M23. Hakaba hari amakuru yuko ahitwa Gatogota M23 igiye kwakoresha ikaba yagaba ibitero karabutaka ku mujyi wa Uvira ikaba yawigarurira n'ubundi ni mu gihe bikurikira ibyo M23 yeruka gutangaza ijambo rikomeye cyane ryatumye leta zunze ubumwe za Amerika witwa Marco Rubio ndetse na Donald Trump ribakora mu gutwirira bagorogoshora bahita bategeka ko ngo ingabo z'u Rwanda zaba ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba guhita zihava. Ni ijambo M23 yatangaje ko umunsi Tshisekedi azashaka guhindura itegeko nshinga cyangwa se referendum M23 AFC ARC ingabo z'impinduramatwara zizahita zihamya cyangwa se zemeza ko zifite leta yigenga ku buryo budasubirwaho. Akaba ari ijambo rero ryagumye cyangwa se ryaje kuba rigaruka mu majwi ya Felix Tshisekedi watangiye n'ubundi kuba yariyemeje kuba yagaba ibitero bikomeye cyane akaba yakigarura ibice byose M23 irimo ikaba yasubizwa kure cyane cyane za Rucuru ndetse n'ahandi yaturutse. Ariko Tshisekedi yarahiriye kuba noneho M23 agiye kuyikubita hasi no hejuru, agiye kwigabaho ibitero karabutaka simusiga kugira ngo abe yakigarura bino bice mu gihe M23 yabaye yamushyizeho biranega cyangwa se yaba yaramuteze umutego ukomeye cyane wo kuba atahindura itegeko nshinga cyangwa se referendum. Nyemberera abaranga nsoreza amakuru yanjye cyangwa inkuru nakugezaga muri aka kanya n'ubundi niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro nshya mu Rwanda reba ngo ni subscribe ufyondeho kandi kureke n'itekerezo cyawe ushobora kuba wakinza muri comment Kivu update nakagaruka cyangwa se Kivu update nakagaruka.